guys kuri none ngene garukire ese wari uzi ko wacika kongera kugura MBZ cyangwa internet wajya kubona ukoresha mu mega make umuntu tugiye kwigira hamwe kode wakoresha ukajya ukoresha internet ku buntu kandi idahagarara. Guys, iyi ni kode itandukanye na VPN. Listen, urabona ko data zanjye zifungura ariko ngiye kwereka ukuntu ngiye kubikora maze kire telefone yanjye muri silence nkuko ugiye kubibona cyangwa muting kiremo akadege flight. Urabona ko nyishyizemo flight nawe ugomba gushyiramo flight. Guys, nizere ko uba ureba ino video uraza kugera ku munota wa nyuma kugira ngo wumve ingaruka ibyiza n'ibibi by'ibi bintu uko mbere na mbere ubanza mujye mubanza mwumve pano guhita mubikora. Bino bintu birakora byanyabye ariko biba bifite ingaruka mbi cyangwa ni nziza. Guys, rero mpamvu basaba kujya mubanza mukara video yose kugeza irangiye kugira ngo mubashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Reka tutangire. Uzajya aho usanzwe wandikira wamaze gushyira mu flight mukade telefone yawe nanditswe nde akanyenyeri akego kane gatatu urwego akanyenyeri then uzahita biza bimeze bite. Guys, musabe niba ureba video kugeza irangiye kugira ngo umenye ibyiza n'ibibi kuko hari igihe mbabwira ibintu mugahita mubikora mutabanje kureba video yose. Muzambere nka Gikeri wita babwiye wagiye kugisha inama agahita yihuruza atabanje gutega amatwi. Numara gufunguka nurabona ko twafunguye ibintu bimeze gutya. Guys, ndabagusabye niba uri mushya ubu ujye ubanza ukande subscribe, like ndetse na comment. Uzakanda aho hambere mara kuhakana kindi uzakozana ko uzahita uhingukira ahantu hameze gutya. Guys, musaba ukanda subscribe, like ndetse na comment. Uzafungura ndetse mobile radio uzaza kano kantu gataninge on. Guys, numara kurabona ko twagataninze on noneho reka nkwereke maze ibintu byose dusubira inyuma zitere ko ese connection zacu n'ibintu ubona ndi gukora bya setting nari kugomba kubikora kugira ngo ino internet yawe ize gukora neza 100%. Guys, ndagusaba kora iyi videos kugeza irangiye kugira ngo ubashe kumenya byose kandi ukora setting nkuko ndi kuzikora ubibona kuri ekara ya. Guys, bibutsa ko ari Shyaka Achille TV akariyo M Studio kugeza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niba nawe ufite ikibazo ukajya ugenda utatwandikiye muri comment. Guys, kuko niba ibyo twakoze byakoze guys byandike muri comment kugira ngo bibashe gufasha n'abandi. Noneho ndagusabye ibyo nkora byose guys nawe ubikore kugira ngo bitangire bikoreka. Dono tubive mu byose maze tugiye kuri internet maze tufungure terese biraza gukora kuko katujye nko kuri Google yacu maze dusearching ijambo runaka maze turebe kuko ese biraza koko internet yacu koko irakora. Okay, reka tutegereze gatoya bitewe na network ahantu uri gukoresha cyangwa kuntu connection zawe ziri gukoresha. Ubona ko bya bintu byacu bifungutse. Guys, njye mabwira ko ibi bintu birakora ariko ikintu cya mbere ugomba kwirinda ndetse ugomba kumenya, hari igihe abantu babikoresha n'ugasanga ubuze umwanya wawe wa sim card. Ubuze umwanya wawe wa sim card. Guys, bigakora ko ugasanga uhombye umwanya wa sim card ntabwo ngiye gukora. Rero niba byabaye cyangwa byarabaye guys, reba kuri ino channel yanjye uraza gusangaho indi video ibyigisha kuntu ushobora kugura umwanya wa sim card mu gihe byanze. Bibutsa ko ino code ikora neza 100% kandi ukabona connection zihoraho cyangwa MBZ zihoraho kandi telefone yawe muri flight. Ndagushimiye twabanye tuzongeye duhura ubutaha muri video y'ubutagaze. Nufite ikibazo gitwandikira muri comment kandi ukajye ugenda utarebye ino video. Yari icyamamare mbakunda cyane Shyaka Achille. Tuzongeye tubonana ubutaha. Bye bye. Guys,